Ni umukobwa muremure w'inzobe ariko aragenda akata imihanda nk'aho ahantu atahamenyereye. Afite agahinda kenshi yabuze aho akwirwa. Muri uyu mujyi buri wese yibereye mu bye ntawe umwitayeho. Yambaye imyenda yamucikiyeho, agafuka ku rutugu, imisatsi ijagaraye nibwo akiva mu cyaro cya kure. Aka kanya imvura itangira kugwa nibwo yashatse aho kugama, ariko aho ageze hugamye abandi bakamuhunga bagira ngo arwaye mu mutwe. Abonye ko abantu bamugiriye ubwoba yahise ajya kwicarira ku cyapa aho bategera bisi. Amasaha yabaye menshi ndetse butangira no kugoroba. Nta bisi n'imwe yigeze imugeraho ngo ihagarare muri iyi mvura. Arashonje kandi arananiwe kuko kuva yagera muri uyu mujyi ntacyo yari yigeze arya. Imbere haturutse imodoka yari irimo umusore. Uyu musore akimukubita amaso yamanuye ikirahuri cy'imodoka maze aza amusanga. Ku guparika aho avamo maze yegera uyu mukobwa maze azamura rinete aramubaza ati, ese ko wasinziriye hano uri kujya he ngo nkutware? Uyu mukobwa ati, ntawe mfite ho kujya nibwo nkigera muri uyu mujyi. Uyu musore biramutungura cyane kubona umukobwa mwiza gutyo amubwira ko ntawe afite ho kujya muri aya masaha y'ijoro. Umusore yabitekerejeho neza nuko ati, nitwa Ale, ndi kuva ku kazi. Ese wowe witwa nde? Umukobwa ati, nitwa Keti, naturutse kure cyane, nza hano muri uyu mujyi, nari mpunze muka data washakaga kunyica. Nuko nisanze muri uyu mujyi, ariko kuva nahagera nabuze nungirira neza ngo byibura ntwari we abe yampa akazi ko mu rugo. Bose bampunze. Disi amarira atangira kuza. Nuko Ale wari wabuze ubuhaguruka ngo akomeze urugendo. Nuko yabwiye Keti ati, ihangane bibaho, gusa ntago ndagusiga kuri iki cyapa, ngwino tujyane. Nuko Ale yashyize Keti mu modoka maze akomeza kugenda agana mu rugo. Agera iwabo maze akavuza ihoni. Umuzamu araza agakingura. Amara gushyira imodoka muri parikingi maze ati, Keti, karibu iwacu. Mama wa Ale aba yategereje umuhungu we nk'ibisanzwe kuko ntago ajya aryama umuhungu we atarahagera ngo basangire ifunguro rya nijoro. Ale abafashe Keti ukuboko maze bagera muri salo aho umubyeyi yicaye areba televiziyo. Ale ati, mama mwiriwe muti? Mama wa Ale ati, uyu mukobwa se umeze uku nguku umukuye he mwana wa? Ale ati, mama ni birebire ndagusobanurira. Nuko bagiye ku meza kurya maze Keti wari wiriwe umunsi wose atariye arabatangaza cyane kuko abarya cyane kandi ntacyo aba yitayeho. Mama wa Ale ati, Ale muhungu wanjye, ndakuzi kuva kera narakwibyariye, umutima wawe warawukuranye rwose, ndashaka umbwira aho wahuriye n'uyu mukobwa. Ale ati, mama mubyeyi wanjye, nari mu nzira mva ku kazi, mu by'ukuri imvura yagwaga. Nuko ngeze aho bategera bisi mbona umwana w'umukobwa wicaye mu mvura ku cyapa, rwose yari arimo asinzira. Niko kumwegera maze mubaza aho agana ngo mutware. Mama, uyu mukobwa yitwa Keti, yaturutse mu cyaro ahunze mukase washakaga kumwica. Natunguwe no kumva ntaho afite ho kujya maze umutima wanjye umbwira kumuzana hano. Mama wa Ale ati, wakoze mwana wanjye gutabara uyu mwana. Ubu ibirara byo muri uriya mujyi byari kumugirira nabi pe. Ntago namubaza ibintu byinshi dore arananiwe. Reka mwereka aho aryama maze aruhuke. Muri iryo joro Ale yaraye atekereza cyane kuri Keti, uburyo yabonye umukobwa mwiza cyane gusa akagira agahinda ko kuba yabonye uburyo abayeho. Mu masaha yo mu rukerera mama wa Ale yarabyutse maze ajya kureba aho Keti yaraye ngo amubaze uko yaramutse. Akihagera asanga ntawe uhari, abanza kugira ubwoba ati, ubu se twaba twacumbikiye umujura akaba yatwibye. Arasohoka maze yagera mu gikari agasanga Keti arimo gukubura yogeje ibyombo. Nuko ati, mwaramutse neza? Keti nawe ashyira umukubuzo hasi maze akaza asanga wa mukecuru akamuramutsa
aba asa n'aho akuze cyane uyu mukecuru, dore ko nijoro aba atigeze amubona. Uwo mukecuru mama wa Ale yumva atunguye cyane no kubona Keti umukobwa ugeze aho bwa mbere atangira gukubura no koza ibyombo. Asubira mu nzu maze akajya kureba Ale. Ale akabwira mama we ati erega uyu munsi nta kazi mfite mama. Mama wa Ale ati noneho uyu mukobwa wazanye arantunguye cyane mwana wa, uzi ko ubu arimo gukora isuku mu gikari. Ale nawe biramutungura cyane. Muri iyo minsi umukozi wabo aba yaragiye gusura ababyeyi babo adahari. Ale yagiye hanze maze ajya gufasha Keti gukora isuku. We yakataga indabo maze Keti we agakubura. Baraganira cyane ubona ko Keti yishimiye uru rugo. Ale ati Keti, buriya ntitwaganiriye birambuye ngo byibura mbe namenya byinshi cyane kuri wowe, ariko mbwira ese uwo mukaso kuki yahisemo kukwirukana? Keti ati ubundi ni birebire gusa nagerageza kukubwira mu ncamake. Nk'uko nabikubwiye nimugoroba, nitwa Keti, iwacu ni mu cyaro cya kure. Data yashakanye na mama babyara umukobwa ari we njye. Nyuma y'igihe kinini ntangira kwiga ishuri. Ngeze mu wa 5 w'amashuri abanza mama yari atwite maze ajya kwa muganga. Gusa kubw'amahirwe make apfa abyara. Gusa umwana we yabaye muzima. Papa abonye ko atazashobora kurera abana babiri wenyine, cyane ko gasaza kanjye kari gato, niko gushaka undi mugore ngo aturere. Gusa icyambabaje ni uko muka data atabikoze nk'uko yabisezeranyije data. Nuko natangiye kuba mu buzima bubi, ankubita andaza hanze. Ale ati ubwo se papa wawe ibyo byabaga ari he? Nuko Keti ati yakoraga akazi ka kure agataha gusa muri weekend. Ubwo nyine nize muri ubwo buzima butoroshye, nsoza abanza ntangira yisumbuye. Nuko nsoza kwiga yisumbuye ngaruka mu rugo. Muka data akomeza kunyanga. Urumva nari maze kuba umukobwa mukuru, nibwo yaratangiye kuneranya na data ngo ndamunaniye, ngo ntaha mu bicuku, nyamara ntaho nabaga nagiye. Yaje gufata umwanzuro wo kunyirukana mu rugo, afata imyenda yanjye yose arayitwika. Nuko afata umufuka ashyiramo inshabari arampereza ngo nimuviraho. Buriya ejo duhura byari byagenze uko rwose, inaha nibwo nari nkihagera. Ale wari watuje ateze amatwi yombi Keti, yumvise ababajwe cyane n'ibyo Keti yaciyemo. Ati ihangane, tuzakora ibishoboka byose ntacyo uzatuburana. Nyuma yo gufatikanya akazi kagombaga gukorwa muri urwo rugo kwa Ale, yasabye Keti kwitegura bakajyana mu mujyi. Keti aritegura yiyambarira ya myenda yicitse. Nuko Ale amujyana mu mujyi amugurira imyenda myiza, udusakoshe twiza, inkweto, amugurira na telefone nziza. Banyura muri salo amukoreshereza imisatsi ubundi barataha. Ale yamunyujije ahantu basangira icyo kunywa, ubona baganira bishimye. Ale ati Keti, ntakubeshye ndumva nishimye cyane ku bwawe. Uzi ko urimo gusa nk'akamarayika. Baraseka rwose ubona ko banezerewe. Nyuma telefone ya Ale irasona ubundi akitaba. Karame Jimmy, yo sha unyihanganire, nari ndi mu tuntu twinshi ndibagirwa, ariko nizere ko abo bafundi barangije kuhakora. Ntacyo ejo uzajye mu mujyi kudufata, ariko nyine nizere ko ari two twonyine dusigaye. Ale ava kuri telefone nuko ati Keti, nizere ko utarambiwe sha. Keti ati nta kibazo rwose usibye ko utanatinze. Ale ati sha buri umuntu asa gutyo ukagira ngo ni akamarayika we, uzi ko wagira ngo ndi kumwe na marayika? Maze ndumva umutima wanjye utuje, ndumva nezerewe cyane. Bongera kutwereka hashize amezi 3. Mama wa Ale arimo kuganira n'umuhungu we. Mwana wanjye urabona ko nsigaranye ubuzima buke. Ni ukuri iyi asima imeze nabi pe, imaze kundembya. Ariko mwana wanjye gerageza rwose ushaka umugore, byibura amenye ko ngusize mu maboko meza. Ariko mama,
humura rwose mbirimo kandi ni vuba nkakwereka umukazana wifuza. Keti bamujyanye gutangira kaminuza ndetse yiga abayo. Ni ku mugoroba Ale yavuye ku kazi anyurana n'abashuti be ku kabari harimo na Jimmy. Bakoresha komande ubundi bakanywa ari nako baganira. Jimmy ati Ale, nizere ko inyubako yuzuye nta kindi usigaye kuduha amazi. Ale ati ariko Jimmy, ni wowe mukuru dusigaranye muri iyi kampani yacu, urabura ahubwo gushaka wowe ngo twe barumuna bawe tuzakurikireho nyuma. Jimmy ati ngaho se sha komeza utegereze ukomeze gutinza uriya mumarayika wawe Keti, sha wabona bamugutwaye. Ale ati oya Jimmy, ukuzi umubiri utabaho udafite umutima, niko nanjye ntabaho ntafite Keti mu buzima bwanjye. Usibye ko na mama uri hariya nta kimpa agahenge, ni ukumbaza umukazana ntatuma mpumeka pe. Nyuma y'umwaka Ale yagize isabukuru y'amavuko, bakora ikirori kirimo inshuti za Ale ndetse n'inshuti za Keti baba bigana, ndetse mama wa Ale nawe aba ahari. Jimmy ati ngaho mutuze Ale atugezeho ijambo yaduteguriye uyu munsi. Ale arahaguruka nuko akajya imbere agafata mikoro ati ndanezerewe cyane uyu munsi, ni ukuri nishimiye kongera guhura namwe ku isabukuru yanjye y'amavuko. Mama ngwino hano ngira ijambo mvuga turi kumwe. Mama wa Ale araza agahagarara impande y'umuhungu we, nuko Ale arakomeza ati mama mubyeyi wanjye, ndagushimira ko wambyaye ukampa indero nziza, none mbaye umugabo mama, wabaye data uba mama icyarimwe, uri intwari mpora nishimira. Yakomeje gushimira umubyeyi we biratinda, nuko ati igikomeye nifuza kukubwira ni uko muri ubwo buzima bwose Imana yabanye hafi, impa amaso areba kure, ndetse Imana yakomeje gutizama mu buzima no kugera ubu ngubu. Mama, ni kenshi wambajije umukazana ariko nari ntaramenya uwo Imana yampitiyemo, gusa uyu munsi nifuje kubamara amatsiko nkabereka uwujuje imbavu zanjye, akazamura ibyiyumviro byanjye, agasenya inkike nayo mfitiye ubwoba urushako, kuko muri iki gihe kubona ugukunda adakurikiye ibyawe biba bigoye. Nyuma y'ibyo byose Imana yanzaniye umumarayika mu buzima bwanjye ahindura byinshi. Navuga byinshi bimwerekeyeho, gusa ndagira ngo aka kanya mubereke. Aka kanya Ale yakuyemo impeta mu ikoti yari yambaye, nuko apfukama hasi ati karibu umukobwa mwiza, karibu urubavu rwanjye, karibu umumarayika wanjye, nagutegereje imyaka myinshi, maze umugoroba umwe Imana irakunzanira. Yakuzanye mu ishusho y'ubwihebe, ariko ngiye ari igisubizo cyanjye, kuko kuva nakubona nananiwe gutera intambwe ngo nkuve iruhande. Ndibuka igitondo kimwe umbwira ibyawe, ubuzima waciyemo, ariko iki nicyo gihe ngo nanjye nshyire iherezo kuri byose. Yarakebutse areba aho Keti yari yicaye, maze ati Keti rukundo rwanjye ngwino. Keti n'ubundi yari yishimye ariko amarira ari menshi cyane, aza asanga Ale, maze ati will you marry me? Abari aho bose bati say yes. Nuko Keti ati yes. Ku mubyeyi wa Ale nicyo yifuzaga, kuko yari azi neza Keti ko ari umukobwa ufite umuco kandi wubaha. Nuko bose bishimiye intambwe Ale na Keti bateye. Nyuma y'igihe bateguye ubukwe, maze Ale na Keti bafata umuhanda bakerekeza mu cyaro. Basanze mukase wa Keti arwaye cyane atabasha no guhaguruka, gusa Keti agira agahinda gakomeye. Nuko uwo munsi papa wa Keti yishimira umwana we, yarazi ko nyuma y'umwaka atamubona yaba yarapfuye. Mukase wari urwaye ati Keti we, umbabarire rwose, kuva wava muri uru rugo so yandakariye cyane, gusa umbabarire dore nararwaye ndaremba, nari ngiye gupfa rwose ntagusabye imbabazi. Bahise bamujyana ku bitaro arwarirayo. Ubukwe bwaratashye, ndetse papa wa Keti n'abandi
bari bishimye banezerewe cyane. Mama wa Ale yishimiye ko Ale atwaye umukobwa, bombi bari bazi neza nk'umwana mwiza. Inkuru nuko irangiye, ariko isomo dukwiriye guharanira ni uko urukundo rujya aho rushaka, kandi uwakugiriye nabi uzamwiture neza, bizatuma yicuza ubuhemu bwe. Kandi hari igihe inzira igoye ari yibonamo ibisubizo byawe. Niba wishimiye inkuru, sangiza n'abandi, wibuke gukora subscribe na like. Ndabashimiye cyane.